Itangazo, itangazo, itangazo. Ku bantu bari muri Amerika, itangazo ku bantu bari mu Rwanda, itangazo ku bantu basenga n'abadasenga, itangazo ku bantu bajya mu masoko, abagenda mu mpande zose zitandukanye. Iri ni itangazo ribareba. Ni itangazo riturutse ku Mwami Imana Nyiringabo. Imana ishimwe cyane. Imana yabanye nanjye kandi imbwira amakuru akomeye. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe uri munyumva aho uri hose uherereye ku isi, ukaba uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ariko by'umwihariko abantu batuye muri Amerika. Undi mwihariko abantu batuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iri ni itangazo rikureba. Ntago nje kugusaba subscribe, kuko kuyikora n'ubushake bwawe. Ubishatse wayikora cyangwa ntunayikore, kuko byose ni inyungu zawe kunyumva cyangwa kumva ubutumwa Imana ishatse kukugenera uyu mwanya. Imana nishimwe cyane. Uyu mwanya ndagira ngo nkubwire wowe uva mu rugo udasenze, nushake wige gusenga uhereye uyu mwanya. Ubwo ntaje ndi gutitira kwa kundi bimenyerewe, ushobore kubigira ibintu bya brage. Ariko ndakubwira ko ubu butumwa buturutse ku Uwiteka Imana isumba byose. Itangazo ku muntu uherereye muri Amerika. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe uherereye muri Amerika wagize umugisha wo kujya hanze, ugira umugisha wo kugerayo, uratunga, uratunganirwa. Nawe udafite wihangane, kuko kuba mu isi bibaho nyine, niko bigenda. Nawe udafite wihangane. Ariko ndagira nkubwire iri tangazo rivuga ngo waba usenga waba udasenga, uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda, uri muri Amerika, ndagira ngo nkubwire ngo amahoro arabuze, amahoro arabuze, amahoro arabuze, amahoro arabuze. Ugiye kwiga gusenga. Ugiye kwiga gusenga kandi warabwiye gusenga kera ntubyumve. Uyu mwanya nicyo gihe, nicyo gihe. Ibi nkubwiye uraje ubibone. Imana yanyeretse amahoro agiye kubura mu icyo gihugu muherereyemo. Nushake wige gusenga, wige gusenga, hari wenda Imana yakurengera ikakurokora, ikagutabara, ikakugirira neza. Ubwo ntazanye ibikabyo ntago uri bunyumve, ndabizi, ariko umwana w'ubwenge arumva. Imana ishimwe cyane. Nawe nkubwire wowe utuye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, nawe uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ndagira ngo nkubwire ngo wowe uhaguruka mu rugo udasenze ufite ikibazo. Wowe uhaguruka mu rugo udasenze ufite ikibazo. Ufite ikibazo. Ufite ikibazo. Kuko uhaguruka mu rugo uzi kuri bugaruke, kuko ariko imyumvire yawe ibikubwira. Ariko nushake wige gusenga hakiri kare, kuko hari igihe wagenda kugaruka bikakugora. Hari igihe wagenda kugaruka bikakugora. Imana idufashe cyane. Imana idufashe kandi tugirire neza. Wowe ubasha kunyumva, Imana iguha umugisha. Kandi bishoboka nta yindi myumvire ufite,
atari wowe umuntu ukora analize ugakora analize mu bintu bidashoboka, woherereze ubu butumwa umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, umubwire ngo senga cyane, amazi ntago ari yayandi. Nagiye kubona mbona mu kirere hajemo ibyiyoni, ibisiga bisura umwotsi. Niba utarabona igisiga gisura umwotsi, byashoboka ko ngewe ariko nabibonye, kuko yari yerekwa, byashoboka ko ariko nabibonye, ariko hari ibisiga bisura umwotsi bigiye guturuka mu mahanga ya kure, mu mahanga ntavuze, ntanazi cyane ko ari Imana izi ayo mahanga. Ibyo bisiga bisura umwotsi kandi bije bitunguranye, bije impande zitandukanye, bije biciye mu mpande zitandukanye, kuko ushobora kuvuga ngo ni ahangaha, kuko Imana ikora uko ishaka igacisha hariya, ariko si uko Imana itaba yahishuye. Nibwo nabonye ibisiga bisura umwotsi byinshi pe, ariko ibi bisiga bisura umwotsi wasenga Imana nawe ikaguhishurira ibyo bisiga bisura umwotsi ibyo ari byo. Niyo mpamvu nkubwira ngo wowe uva mu rugo udasenze, ufite ikibazo, ni hahandi umuntu azaba ari kubabwira, azaba ari kuvuga, bigashiduka yahagurutse yirutse yagiye, nawe atamenye igitumye yiruka ngo agende, akiruka atanazi n'ahantu ari kujya, kubera ko hari igihe ibi bisiga bisura umwotsi bishobora kuwusura ukanuka cyane, ukanukira abantu benshi. Uyu mwotsi wanukaga, uyu mwotsi w'ibisiga wanukaga, ariko Imana iguha ubwenge kandi igusobanurire wowe muntu uri kunyumva aya masaha. Ndagira ngo nkubwire wowe uri kunyumva, woherereze n'undi muntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Benshi bamaze kuvuga ngo niko byahoze, benshi buzuye ngo niko byahoze, ariko Imana ikora uko ishaka. Hari igihe nawe bikeneye kukurokora muri uyu mwanya uri kumva ibintu byadogera, ari wowe wirindiriye ngo ubanze ukizwe, kugira ngo ubanze witabe Imana, basi irokore ubugingo bwawe. Wowe ukumva ikibi cyaza, ariko banza umenye ngo icyo kibi cyaza cyaba giturutse he, cyangwa byaba bitewe n'iyihe mpamvu. Rokora ubugingo bwawe hakiri kare, rokora ubugingo bwawe hakiri kare. Nkwibutsa wowe aho waba uherereye hose, wige gusenga, kuko ugiye gusenga nayo utarasenga. Ugiye kujya ushaka n'umuntu wagusengera umubure. Iri ni itangazo rireba umuntu uwo ari we wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Navuze by'umwihariko abaherereye muri Amerika, kuko naho akenshi ibyinshi bigiye kuba biri, ariko bishatse kuvuga ngo hose ni ku isi, no mu Rwanda iwacu ni ku isi, no mu Bugande ni ku isi, no muri Tanzania ni ku isi, no mu Burundi ni ku isi. Imana ishimwe cyane. No muri Kongo ni ku isi. Niba hose ari ku isi rero, senga Imana ikumenyesha amakuru y'uko ibihe bihagaze. Usengera ibihe n'iminsi, kuko none burije, ariko kuko Imana ari yitegura iminsi, ari yitegura uko ibihe bigomba kumera. Ejo ntago uzi ngo buzaki imvura iri kugwa cyangwa byahindutse. Ishuheri umuyaga uraje kandi mwinshi. Uyu muyaga ntumbaze niba ari uhirika amabati, ntumbaze niba ari ukunkumura umukungugu, ntumbaze niba ari umuyaga bwoko ki, ariko ndagira ngo nkubwire ngo
ndagira ngo nkubwire ngo igihe kiraje kandi kirasohoye. Abasenga data mu kuri no mu mwuka mumubone. Bamwe bagiye kumubonesha amaso, bagiye kumubona agenda n'amaguru. Kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, ndagira ngo nkwifurize ngo Uwiteka Imana Nyiringabo akube mu ruhande, kuko none nahanjye ariko ejo sahanjye bitewe. Imana ikumpera umugisha wowe unyumvishe. Iri ni itangazo rireba umuntu wese usenga Imana n'utayisenga. Iri ni itangazo rireba umuntu wese uvuga Imana n'utayivuga, kuko twese twabyawe n'Imana, twaremwe muri make n'Imana. Ibi bintu nkubwiye ubigenzuza umwuka, ntubigenzuza umubiri, ntukora analize. Uri buntuke antuke, buri wese antuke uko abishoboye, ariko Imana ije gushyiraho iherezo ry'ibintu byose bitari mu murongo, ibishyire mu murongo, kuko Imana ishobora byose, kuko yitwa Imana isumba byose, Imana y'ukuri, Imana ititiranya amazina, Imana itarobanura ku butoni, ntigereranywa n'ikintu na kimwe. Ni Imana ifite ubushobozi. Iyo Mana niyo ikora ibihambaye utabasha kumenya, kandi igakorera ku isaha yayo no ku munota wayo. Imana ibampera umugisha rero, kandi ibambika imbaraga namwe mubashe gusenga, ahari wenda ari igihe Imana yatabara abayo bakagirirwa neza nayo. Imana ibampera umugisha, murakoze. Nakagaruka. Imana nidushoboza ikaduha indi message tuzayibaha. Imana ibaha umugisha.